ubundi hari ikintu wigeze ukundana n'umuntu ugashaka impamvu zagutandukanya nawe bikagucanga mbese wamubuzeho ikosa. yes uyu mugore yeza imbuto zikwiriye abihane, hanyuma yihanganira ingeso zose z'umugabo uteye nka Ezekiyeli. none Ezekiyeli arushaho kwenyegeza itanura, aryenyegeza 7. murumuna wawe aza kuba iwawe mu bitwikururwa no mu bishingiranwa, muri kondisiyo arimo, nagusure atahe. Gasaro we mbabarira, uretse muri intro ye yavuze ko yagiye amenyekanisha ikibazo cye cy'utuntu n'utundi. hari utugabo tw'utunyange so etaranasoza ikiganiro. Dore isaha irabura umunota umwe n'amasegonda 40. nta kintu bintwaye. Impamvu ngiye kubaza ikibazo kimwe bibiri mitana nataha ndagusubiza. Icyambere benshi bashobora kwibaza, nanjye ndimo, nibishaka kuri umukristo, yego, kubera iki utigeze ufata telefone yawe? Yego, ati mwene da, bigenze kuko utabipanze umugore nagutaye, ariko ukomera. Kangusubiza hakiri kare. Mu bacuruje inkuru z'ibyamubayeho nawe arimo. none umuntu wishize hanze sibyo agafata inkuru yavuze ati nanjye mume nicururize. None sawa kujya nijya yabibwiye aho kujya tumucuruze nawe yicuruze. None yishize ku isoko yicuruje, none najyanje kubinyuza prive bigende bite? Reka noneho mubwira aho yacururije. Gasa aka kanya sindi hano gushinja Ezekiyeli ibyaha, no, sindi na hano gushinjura umugore we ibyaha. Yego, oya, ndarukata ndaramye. uyu mutipe cyangwa aba batipe bafite ukuntu bubatse ibintu byabo by'akazu k'aba YouTubers, sibyo? Naya makosa aba YouTubers rero bakora, sibyo? nta kintu cyabazongera kwisera. Ikindi kandi kosa Ezekiyeli yakoze iyo yicariwe mu rugo, ariko ntakora ikosa ryo kujyana kamera muri ariya makarito nabonye. Rero hari ukuntu ukora ikintu uzi ngo wenda baba diaspora mwirirwa muvuzaho induru, ngo wenda hari uri bukanda akanyenyeri, ntako yakanda kuko yaraguhaze. Ikindi kandi washebeje inshuti ze, akagarukira ku mwamba warwo yavuze ngo niba ndi umukozi w'Imana, ngo niba ari Imana dukorana, ngo Imana imuca amaguru n'amaboko. Ntago byari bibaye Ezekiyeli. Aha, hanyuma hari ahantu ubona bihuriye ko Juste harimo difference ndende. Nibyo nakubwiye ngo ibyabo babiziranyeho. Utanze undi kugira icyo abona arakora. Hanyuma Bowazi atwika inzu, ninde muntu wa mbere wakoze inkuru? Abantu barebe kari akantu kavuga ngo sinagukurikira, ngo nje kugutarura. Wowe nabo bibona gute? Aha, aho niho nashakaga rero. Nukuvuga ngo birahita bikwereka ko, sibyo? Ezekiyeli nka evangeliste uvuga ati ndi umuhanuzi, ndi umukozi w'Imana, yarakwiriye noneho kugaragaza ati mugore mwiza, abeho nyamibwice, ibintu nk'ibyo. Hanyuma se umugore watandukanye izo wazimucurangira nyabo? Ahari umutoma w'inyenyeri wamushushanyirije, umwohereza inuma imushira envelope mu kanwa, hari wanshinziwe y'umugore, wakigorgiwe cy'umugore icyo ntazi. Iri joro twapanze kurara mu butayu, kandi agiye kurarana n'indaya amaze iminsi atereta. Ubundi reka mbabwize ukuri, kuva mu itangiriro, kuva mu ngobyi ya Edeni kugeza mu byahishuwe, nta wundi muvumo abavuga butumwa n'abahanuzi bagira, ni igitsina. Mu ntera amabuye noneho umupasiteri watsinze umudayimoni wo gusambana ni 1 ku 10. kubera iki isubundi sinzi uyu muvumo ukomoka kuri data Dawidi. Kibarusha imbaraga ni Dawidi wibuke, Dawidi wo muri Bibiliya bose nkahondera hamwe. Rero tubwizanye ukuri, Ezekiyeli ca bugufi, niba ari nabagushutse, niba ari n'inshinzi bagenzi bawe wabonye, abagore bose nyine ubabyara n'umwe, icyo akora icyo batandukaniyeho ni imiterere yabo. Ubwo uranyumvise,
urongorwa ku manywa n'urongorwa nijoro bose ni bamwe ubwiza ukuri. Gasaro TV. Ubundi hari ikintu wigeze ukundana n'umuntu ugashaka impamvu zagutandukanya nawe bikagucanga. Mbese wamubuzeho ikosa. Yes. Uyu mugore yeze imbuto zikwiriye abihane, hanyuma yihanganira ingeso zose z'umugabo uteye nka Ezekiyeli. None Ezekiyeli arushaho kwenyegeza itanura, aryenyegeza 7. Turi kugendana? Turagendana. Kugera urwego amuzaniyeho umuryango we. Murumuna wawe aza kuba iwawe mu bitwikururwa no mu bishingiranwa muri kondisiyo arimo, nagusure atahe. Gasaro we mbabarira uretse Teoje mijambo gato mvuge. Niba murumuna wawe watubwiye ko muruge mu majyaruguru, yego murumuna avuye mu majyaruguru akaza kugusura, umbwije ukuri yararatashye. Yabagayo ntibakababeshye. Abagabo benshi b'abanyangeso kugira ngo bananize abagore babo babazaniraho ba nyina, bakabazaniraho bashiki babo. Niki ntazi? Oya yaravuze nukubesha. Nyumva neza ndana harakaye udashaka ko nyumva neza. We yavuze ko yari yaje nukubesha. Ubundi ibintu byose Ezekiyeli yapanze ni ibintu yateguye igihe kirekire kugira ngo twebwe nk'abanyamakuru n'abamukurikirana kuri Kiranuka TV bose bamugire umwere, bamubwire bati pole nk'umuntu w'umugabo bibaho. Ibintu yakoze rero urumva neza, ni ibintu Ezekiyeli yakoze abahanga muzi gucukumbura, ni ibintu yateguye bitamutunguye. Turi kugendana? Kuko iyo biza kuba bitamutunguye, wibuke ko mu magambo ye muri intro ye yavuze ko yagiye amenyekanisha ikibazo cye cy'utuntu n'utundi. Hari utugabo tw'utunyangeso. Oya nta mugabo bakagabo, ntari abagabo b'abanyangeso. Turahari twirirwa tunywa za suruduwiri twashishutse iminwa yabaye nk'imineke, batonoye bajya kubikanda ngo bivemo umutobe bikanyenya. Mbabarira mwana, reka nkubwize ukuri. Urumva hari abagabo bazi icyo bita tocaringi dia, akagutoteza muri siransi, akagutocaringa ukihangana, akaguhehetera hejuru ukihangana, akarara switizanya kuri telefone atanga ububizu ukihangana, kuko nta bihamya ufite uzamuregesha, umutima wajya kuguca mu kanwa ugafata decision ugasohoka ukagenda. Muri make ni nko kubikora kugira urambirwe ugende. Just umugore afite ibyo yihanganiye utapimura ku munzani. Ariko tujye tubwizanya ukuri, sibyo? Wahera ku wa mbere ukagera ku wundi wa mbere ukora inkuru. Nese rero igihe ukora inkuru nyinshi buretse ndaje nkubwire ukurikiye n'ukuri Gasa Karame, tubwizanye ukuri. Nakubwiye ko nkunda nde, bivuge ngo wawe uburenganzira. Ukunda nde? Yego. Wambwiye ukunda abana bawe. Hanyuma oya turi kuvugana kuri telefone, nakubwiye ngo nkunda Reyira. Wambwiye ko ukunda Reyira. Wabimbwiye ejo. Aha, impamvu wambwiye ko impamvu ukunda Reyira ari uko Reyira agira ukuri, ari ku murongo, niyo bibaye ngombwa yuko asubirishwamo bya bintu yongera kubisubiramo agahama ku ijambo. Uzi umuntu urya ibyanjye ni umuntu wemera gukubitirwa icyo yavuze, agahamagarwa akagisubiramo nk'uko yakivuze atakidekora, ngo icyo akora ngo murabona ngo urumva duhita turangizanya. Jewe emera uzira uwuriwe. Kuba umugabo bya nyabyo urabizira. Nta mugabo uba umugabo kubera abagabo bagenzi be, nta n'umugore ugomba kuba umugore kubera abagore bagenzi be. Umugore agomba kuba umugore ku giti cye, n'umugabo agomba kuba umugabo ku giti cye. Rero iyo ugiye kurahura kuba umugabo uba wakishe. Nta mugore batiza kuba umugore, avuka ari umukobwa. Kuba umugore ni intambara zarwana mpaka apfuye. Nta muntu uvuka ari umugabo, umuntu wese avuka ari umuhungu. Yo ni impano iduhuza twese nk'igitsina gabo.
hanyuma kuba umugabo ni intambara umuntu arwana. Ibikugira umugabo ni ibyo wanyuzemo n'ibikorwa bikuranga. Niyo mpamvu rero ngewe ntitaye ku bari buntuke baturavuga iki ko rwakunaniye, ntacyo nukora nk'ibyo nakoze ntacyo. Ariko ubu turi kuvugana abantu batibesha ngo ndanezerewe kuko nibana cyangwa nashenye, none nkomeze nkoma amashyi kuko ingo zikomeje gusenyuka. Oya, niba uri kurenga fata imodoka tujyane Kicukiro tujye gusura umugore, tuganire nge nawe, nakubwira ko yagusobanurira icyatumye dutandukana, Imana impane. N'uyu munsi umubajije ngo niki mwapfuye, arashakisha utuntu turi aho two guterateranya ngo yumve nyine impamvu zidafatika. Ariko inyuma aragira ati mugabo wanjye umbabarire ko ntigeze ngukunda, narwishatsemo ndarubura. Kandi ibyo bintu bibaho cyane, ibyo bintu bibaho. Urumva neza ako yabe munyakuri. Okay, nanjye niyo mpamvu uyu munsi adashobora kuburara mfite 1000. Ariko guhora nibaza nazize iki byari bigiye kuzatuma ntumbuka ku musozi ngo niruke. Buri umuntu yivuyemo akakubwira ati rero reka tuve mu mikino, aho kugira ujye uhore kuri YouTube nanjye abakameramani baze. Yego, hari uheruka kubona hose? Oya, hagira tunambabarire kujya kuri social media, nanjye byari byandenze ariko nasanze nkwiriye kukwicaza nkakubwiza iki ukuri. Rero umugore wanjye naramubabariye, ndanamubabariye kuko yambwiye iki ukuri. Kandi yubahwe, rega by the way, yubahwe kabisa. Ariko ntabwo gusenya ari proud, ntabwo gusenya ari agaciro. Uba wasebye niyo umva, niyo watekora ukisiga ya urutu ugakaraba ishyushyu ukiboroshesha Inyange Industries, uba wasebye. kandi wowe bivugura urugero rwiza rwasenye. Wasebye ariko urumva nubwo wasenye wowe ntago byishimiye. Oya, birababaza. Ariko ngewe amahirwe Ezekiel yari afite nari kuyabyaza umusaruro. Uzi kubona buretse gato ndaje nguha umwana, uzi kubona umugore sibyo, ngewe sindeba ngo mu rugo rwabo, sindeba ngo mu buriri, sindeba ngo bageze kuki ntibinandeba, ndareba kuri iyi mihanda. Uzi kubona umugabo ubwejagura kuva mu kwa mbere ukageza mu kundi kwa mbere ugafunga umwaka 2, 3, 5, 6, nta kindi kintu uretse bu gusa. Uwo mugore akagukavaringa gaceceka. Ninde mugore muri izi social media wishimiye iyi sakwe y'aba bagabo yo kuri iyi mihanda? Tubwizanye ukuri, nuko batakubwira gasa. Wenda hari wakubwira ati rero ntuzamvemo, agahinda karatwishe. Ujye muri commentaire ko atari ukubwira ati teuje uratuvugiye Imana iguhumukisha. Ujye kurebamo uraza kubibona. Rero Rukundo Ezekiel nge suko umwishima hejuru ngo agahuga hwa umunyutsi ya migani yanyu y'imigenurano. Ndagira ngo mugire inama, ngewe nje hano kumuhana no kumugira inama. Bati iyo unyura mu gikari nta kimpuza nawe. Mbabarira umijambo. Ndari guha. Genda itaranasoza ikiganiro. Dore isaha irabura umunota umwe n'amasegonda 40. Nta kintu bintwaye. Impamvu ngiye kubaza ikibazo kimwe bibiri mitana nataha. Ndagusubiza. Icyambere benshi bashobora kwibaza nanjye ndimo. Yes. Nibishaka kuri umukristo. Yego. Kubera iki utigeze ufata telefone yawe? Yego. Ati mwene da. Bigenze kuko utabipanze umugore aragutaye. Ariko ukomera. Kangusubiza hakiri kare. Mu bacuruje inkuru z'ibyamubayeho nawe arimo. None umuntu wishize hanze sibyo agafata inkuru yavuze ati nanjye mume nicururize. None saho oya nijya bibwiye aho kugira tumucuruze nawe yicuruze. Okay, none yishize ku isoko yicuruje. None najyanje kubinyuza prive bigende bite? Reka noneho mubwira aho yacururije, kamubwirira aho yanyuze. Ezekiel azi cyapfa n'umugore we, ngewe sinkizi. Ariko reka nyure muri uyu murongo wa YouTube. Nundi mugabo wari we wese, yaba n'umugore yaba n'umukobwa uri guteretwa yaba n'umusore uri guteretwa, Gasaro nkubwiza ukuri manitse ukuboko. Kubura umugore wa mbere ntacyo mupfuye, biragatsindwa n'Imana. Nkubwiza ukuri noneho
kubura imfura y'umugore wa mbere witwa ngo washatse akaguca mu myanya y'intoki ukanuye umeze utya, umenya agaciro ke nyuma iyo uhuye n'igini ry'umugore hanyuma ye. kubivuga nko wigize kugerageza turi kugendana gasa ndi mukuru tambona hano gutya Yesu yara afite ko yabigenje. Nakubwiye ngo narezwe na muka data nkwereka inkovu zo mu isahane banosha, inyama bazitwara mu nzara bakagira batya. Nabayeho nabi. Niba hari ikintu n'aka kanya Dorothée yaje akavuga ati ndumva urukundo rwaje, disi Dorothée uramukunda. no erega dufitanye amateka. Dorothée wazagarutse koko, urumva wenda abantu bashaka kuvuga ati Theogene n'ukwiyoberanya ati n'ubwese. no oya ibintu uvuze inshuro ye muri iki kiganiro. Niba ntarigeze urukundo rwa data simbona umwanya wo guteteshwa na mama, ntago nigeze ntekereza ko abana banje bizabakurikirana. Rero bindya ahantu niba mfite igihumbi nkaba ntanyura hariya muri brancherie ngo bampe umugati muri alimentation, bana banje bavuze bati papa tahanye umugati. Niba papa ntawe yazanye kuko ntabyarashoboye, mama ntabikore kuko ntabyarashoboye, n'abana banje okay wenda nshobora kwiyongoza nkawugura nkawubashira, ariko se bawuriye mpari bakinnye mpari se ntake y'umubyeyi. Rero mujye mwicecekera. Ngewe nagira umuntu wese inama, mu gihe cyose ubona impamvu zo gutuma umugore ubona zidashinga ukabona si impamvu zatuma mutandukana, nakugira inama yo gusudira, ugasudira ibi bintu ukabyirengagiza, kuko n'undi uzazana ntago ari Mesiya, sibyo? Ubundi niba ugiye gushaka umugore mwereka ingeso zawe, kuko ni umuntu muzabana by the way, sibyo? Mwereka ingeso zawe, mubwira uti jewe nteye uku, ibi bintu niba ubona uzabyisimamira ukumva uzahangana nabyo, twinjire muri joteme nta kibazo. Hanyuma hari amakosa abakobwa bakora, wikoreye ingeso z'iwanyu uzijyanye kwa Pierre mugiye kubana, oya uzisigayo, ahubwo uba ugiye kurwana urugamba rwo ku mugabo, urw'iwanyu urarusimbutse ariko ugiye kurwana intambara yo ku mugabo. Rero ntekereza ko icyo nashakaga kuvuga ngana ku musozo, banumva mfite byinshi byo kuvuga, ariko reka mbwire abantu batwumva mu rurimi rw'ikinyarwanda. Gasa aka kanya sindi hano gushinja Ezekiel ibyaha, no sindi na hano gushinjura umugore we ibyaha, yego oya ndarukata ndaramye. Uyu mutipe cyangwa aba batipe bafite ukuntu bubatse ibintu byabo by'akazu k'aba YouTubers, sibyo? Urugendo TV ko nanjye yajya mu biganiro simbizi, si channel eshanu, hari zo nsebeje se hari bibi byazo mvuze, aho umwe ari undi abahazi, kandi mbere yuko umwe akora inkuru undi aba yabanje guhamagara mugenzi we. Ni nayo mpamvu n'aka kanya abanyarwanda bari kuvuga bati iriya ni prank, nuko babazi muri tekinike ya mbere n'abahanga mu gutegura prank, sibyo? Nyine nibyo ndi kukubwira ngo ni abahanga. Rero Gasaro numenyereza abantu kuri Gasaro TV ukuri, nyuma yaho ukagwa mu mutego wo gufatirwa mu binyoma, bya bindi byose wubatse byitwa ukuri bizahinduka ibinyoma. Naya makosa aba YouTubers rero bakora, sibyo? nta kintu cyabazongera kwizera. Ikindi kandi kosa Ezekiel yakoze iyo yicariwe mu rugo, ariko ntakora ikosa ryo kujyana kamera muri ariya makarito nabonye. Rero hari ukuntu ukora ikintu uzi ngo wenda baba diaspora mwirirwa muvuzaho induru, ngo wenda hari uri bukanda akanyenyeri, ntako yakanda kuko yaraguhaze. Ikindi kandi washebeje inshuti ze. Ngana ku musozo, Imana irimo irahorera umuryango wa nyakwigendera Pasiteri Theogene. Narabihanuye mu minsi yashize ku rugendo online kwa Sam Gakire, ndababwira ngo hari umuntu wigize akasa mutwe kuri izi mbuga nkoranyambaga, mube mucaginga batiri, muzicaginge neza, hari umuntu bagiye gutunga kamera, ntago bazimutunze. Nongere mvuga ngo ntacyo murabona, hari imivumo y'abakuru, abantu bakuru. Reka mvuga iki kintu Gasa ntuje ihangana, nta kibazo pe. Hari imivumo itatu mukwiriye gutinya, niba mutari mubizi mubimenye.
umuvumo wa mbere ni uw'umuntu uwo ari we wese wasutsweho amavuta n'abakuru. Ntabwo rero iki kintu abantu bakizi. Kuba uri umuhanuzi, kuba uri umuvugabutumwa, ntabwo biguhesha uburenganzira bwo guhangara cyangwa gutinyuka umuntu wese wasutsweho amavuta. Turi kugendana? Ntabwo iki kintu ari cyo. Icya kabiri, Bibiliya iravuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo ubashe kuramira mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Aba batipe batinyutse abantu bakuru. Hanyuma amarira ya Siya mwumvaga yagarukira hariya, sibyo? Justin yarapfuye akagarukira ku mwamba warwo, yavuze ngo niba ndi umukozi w'Imana, ngo niba ari Imana dukorana, ngo Imana imuca amaguru n'amaboko. Ntabwo byari bibaye. Yego. Imana ikamwereka ko yabikora, ahubwo ikimukeneye. Uvuze Justin unyutsa kandi kantu. Yes. Harabo numvise mu biganiro atabwo Justin rwose ati yakoze amakosa akomeye cyane, kari we nshuti Ezekiel cyane, wenda twebwe muvuga ko turi abafite uko muteye abapagani. Reka mbona mbibabwira nabo njye mbibabwira abapagani. Atariko ntibyari bikwiye yuko umuntu witwa Justin rwose ahita akora ikiganiro akagikwana na Gasaro, atahubwo biriya bintu kira kiganiro nicyo cyasenyeye Ezekiel. Aha, hanyuma hari ahantu ubona bihuriye ko Justin harimo diferanse ndende. Nibyo nakubwiye ngo ibyabo babiziranyeho. Utanze undi kugira icyo abona arakora. Hanyuma Bowazi atwika inzu. Ninde muntu wa mbere wakoze inkuru? Wakoze inkuru? Yego. Ko Bowazi yari yishe umugore. Si papi Valence. Okay, hakurikiraho nde? Twese twarazikoze. Reka rero mbabwire Gasaro. Nanjye razikoze. Reka mbabwire. Bibiliya wenda mwebwe mufite agatimu kanyu mudafite aho muhurira n'ivuga. Kuko sindakubona akanyarira cyangwa mu cyumba cy'amasengesho. Ariko mu buryo bwawe ifite uko mukorana. Yego. Sibyo? Reka nivugira ibi by'abarokore, ba pastori, ba revera pastori, aba bahanuzi. Nanjye ndi evangelist. Ya. Iki ni igihe Imana iri gutwikurura ibintu mu mazi imyaka n'imyaniko mutwikiriye. Nge mbabwije ukuri. Naje mvuga bati vuga uvuye aho ndabihorera. Ndanabifungirwa bajya kundega turaburana. Ndabatsinda ndataha. Ariko reka mbabwize ukuri. Bibiliya avuga ngo nuko murabikora nk'abihorera. Ntureba kakanya umwaku Ezekiel yagira. Nuko uyu mugore byamwanga mu nda akaza akicara imbere ya kamera. Isosi yabitobamye byanyabyo. Rero reka nisabire uyu mugore wa Ezekiel yicecekere. Yiturize ambere imfura ibyo yihanganiye hirya ya kamera. Arwane nabyo iyo hirya iwabyo yagiye. Kandi ikindi abantu barebe kari akantu kavuga ngo sinagukurikira ngo nje kugutarura. Bwana bibona gute? Aha, aho niho nashakaga rero. Nukuvuga ngo birahita bikwereka ko sibyo Ezekiel nka evangeliste uvuga ati ndi umuhanuzi, ndi umukozi w'Imana, yarakwiriye noneho kugaragaza ati mugore mwiza. Yego? Yego. Kanemere ko ari na mubi. Ariko reka tuvuge ngo mugore mwiza, mama w'umwana wanjye, mbabarira ndi imbere y'isi yose, aho ntakwereye imbuto, aho nakubabaje, aho nagukomere, dore mbivugiye ku karubanda, umbabarire ariko wintere igikomere, garuka mu rugo. Urumva? Yego. Noneho bikaza kugaragara ko uyu mugore yanze gutaha. None umuntu aragiye umukurikije induru, genda uzahereyo, sinzakugarura mu buzima bwanjye. Bisobanura iki? Nuko abizi ko nubundi atari bwazapfe kugaruka uko yishakiye, kuko azi ko nubundi umutima ugiye ujenga mwinyo. Mutima uriya mugore wicyuye harimo amashira. Bivuze ngo kereka kuwubaga abahanga bakawozamwo amaraso yivubiye, ibikomere birimo, amagambo yamuhezemo. Uriya mugore ahuye n'umuntu ahita atura umubabaro we akamutega amatwi. Ezekiel yakuraho, kandi ubu tuvugana namaze kumushyira mu gitabo cy'indushi z'abagabo bari mu Rwanda.
oya wimwaturiraho ibintu impamvu rega yamutaye wowe hari ibintu utari kumva ahubwo tumusengere hari ikintu Gasaro mbabariro nyumve uretse gato siwifuza ko Dorothea agaruka nk'uko ubyifuza nk'umugabo umva icyo shaka ahubwo sengereze Keri Gasaro ntabwo uri kunyumva ntabwo mvuze ngo batandukane burundu kugira ngo Ezekiyeli aruhe bya burundu no ubu tuvugana yageze mu ikarine yanjye mu bagabo batawe arimo ndamufite mu gitabo kuko ni inkuru zabaye kandi nawe ubwe arabyiyemerera ko umugore yagize ate yamutaye sibyo yego ubu noneho rero naze anyegere ambwira ati ubu noneho rero akebona kugereyemo mbonye ko ibintu byose bishoboka ubu ninjye nshuti ye Justin ntarata urugo Korode ntiyataye urugo Karosi ntiyataye urugo sibyo ubu ninjye nshuti ye kuko duhuje iki ikibazo ahubwo nkiri kuri izi kamera uriya mukozi ahita ataha uriya mukozi w'umukobwa ahita ataha gusa nyirabuja nawe ntago yamubaniye yari kumubwira ati rero shahu bugiye sibyo yego nese ubu Ezekiyeli wari umenyereye umugore noneho yabona umuntu urimo yago Nyagasani wa mukobwa nizere ko yagiye ariko nizere ko uyu mukobwa yatashye simbizi haba harimo ikibazo gusa pole bibaho umuntu w'umugabo ubwo nibwo ugiye kuba umugabo rero bya bindi mwazaga mutwataka Theogene uravuga iki umugore mwitonde hari uritonda ikintu cyitwa urugo Gasaro uravuze ngo nawe bitabera urugo oyasha nta muntu bibera gusenya mwana no kuri ntawe no kuri ntawe ariko ubu teyari yageze mu gitabo namushizemo kare mu ndushyi z'abagabo tayari yageze ariko nanone nibishaka icyo ngusabye uze gusenga umudamu azagaruke kandi nsengere nde Ezekiyeli umuvandimwe umugore agaruke oya biriya ntabwo babisenge Imana izabikora no ntabwo Imana ibirimo biriya bintu ahubwo mva mbabwiza uko yego Ezekiyeli natera intambwe erega hari ikintu mwe mutazi oya ntiyagaruka gutyo gusa uretse ibintu buriya aho kugira ngo nsenye subire kujya gutarura ntarambagiza bundi bushya unyumva impamvu Gasaro simbyifuje ariko reka iki kintu ngisobanura kandi warasubiranye na madame buretse gatoya reka none se ubu turi kumwe umva icyo nshaka kuvuga Gasa mbabarira unyumve gutereta biravuna ariko gucyura bikarushaho yego se ngisubiremo gutereta biravuna ariko gucyura bivuna kurushaho icya mbere utereta umuntu muri fiyansaye yari imitoma mesaje z'utunyenyeri twatunuma dufite uturabo mu kanwa ngenda umbwirira umukunzi wanjye reka amagambo yo kwa Salomo nakubwira iki imigani ya Salomo nawe urabizi cyane ko nge nateretse aribwo tigikiri kuza Kenisa ari uri kuyamamaza Rwanda Tere yari 2 ku munota urabyibuka Tigo nijoro saa 5 byari ubuntu imitoma ncuranga izakara hanyuze nkashiramo gutya telefone nkayegereza iruhande rwa radio akiyumviriza izantuzanye urabeho nyamibwice ibintu nk'ibyo hanyuma se umugore watandukanye izo wazimucurangira nyabo ahari umutoma w'inyenyeri wamushushanyirije umwohereza inuma imushira envelope mu kanwa hari wanshinziwe y'umugore wakigorgiwe cy'umugore cyo ntazi oya najyayo yagenda aciye bugufi uzi guhanduramo biriya bintu buriya rero Gasaro nubona umugabo mubana arenze porotayi ukabona umugore mubana arenze ibikingi by'amarembo ukabona agarutse mu buzima bwawe ugize Imana yaza bitakuvunnye ariko ugize umwaku yagenda agiye kandi ngewe iyo ndebye uyu mugore sindi mu mwuka ntabwo yagiye ahubutse umuntu wafashe mare agafata ivarizi umugabo w'ubwo akaba yivugira ko ntacyo yamwibye
aha harimo isomo rikomeye rya ruhago. Undi nawe akamukurikiza umunwa ngo nubona ngukurikiye ngucyura. Bisobanura ko rero Ezekiyeli afite undi muntu bakundanaga w'umutayeri yaguriye imashini y'ibihumbi 150. Kasi ibyo bya kera baba bagikunda. Genda gakeya nguhe amafuti ya bamwe mu bagabo b'abarokore. Bamwe nita ingegera mu kantuka. Mugabo afata Bibiliya akayikubita mu ikoti, gafata furara akazinga mu ijosi kuko yagushaka wari umuhanuzi. Ati sheri dufite ayitatu muri groupe, iri joro twapanze kurara mu butayu, kandi agiye kurarana n'indaya amaze iminsi atereta. Gasa ingo z'abarokore za bamwe ni bamwe mu barokore. Yesu afite amabandere njya mbibabwira mukamindura umusazi ngo ndatukana. Kamara iyo minsi 3 se kuri iyo ndaya. Saa yitatu se ntasiza abwiye umugore ati nta yitatu dufite. Ujye utinya umugabo wese utinya kugendana n'umugore we. Nakunze kubwira abantu ngo nujya mu rusengero ugasanga ku cyumweru pasiteri ntiyicaranye na mama pasiteri, sohoka. Diamond we yahagurutse. Are hanyuma y'ama message umbwire nyuma ya kamera nkwereka umuntu wafashe telefone akoherereza umugore w'abandi video za porno. Ntayakindi. Kandi ni pasiteri. None wowe sina pasiteri na apotere. Ubundi reka mbabwiza ukuri, kuva mu itangiriro, kuva mu ngobyi ya Edeni kugeza mu byahishuwe, nta wundi muvumo abavuga butumwa n'abahanuzi bagira, ni igitsina. Mu ntera amabuye noneho umupasiteri watsinze umudayimoni wo gusambana ni 1 ku 10. Kubera iki isubundi sinzi uyu muvumo ukomoka kuri data Dawidi. Kibarusha imbaraga ni Dawidi wibuke. Dawidi wo muri Bibiliya arongora muka Uriya akicisha nde Uriya akamushira imbere ku rugamba. Ibi ngiye kubyinjiramo byazana ibindi. Urumva neza? Salomo abagore bangaye 1000 n'ama egoko. Ako ntiyanyurwa. Ntibanyurwa. Niba hari ikintu nabonye kizarangiza abavuga butumwa mu maguru y'abagore babandi. Rwose sha unteri ntabwo ari mwese, hari inyangamugayo Yesu yifitiye yacuza zibika ahantu zirahari. Ya numva ngo hari ibihumbi binga ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Ndabizi ko muri bunyice none, ariko niba hari umuzimu wateye ikintu cyitwa bavuga butumwa agasatuye ko mu maguru y'abandi. Ego mana yanjye ako kantu se nibishareka bitena. Urumva sinzi uriya muzimu nitura wanze. Noneho wagera kuri izi mbuga nkoranyambaga babagore batigeze inkundo basaze nabo barahari. Nasanze social media ari agahugu kigenga, nasanze ari akandi karwa urebye na ni imihanda. Reka nkubwize oya si ni imihanda reka. Ni ikirwa kiri ahantu mu nyanja hagati, niko nge nabyise. Gasa umuntu wese yogera bavuga bamwe mu bavuga butumwa, abasore babavuga butumwa, umwuka mbaziho gutendeka. Kuko agera muri iriya korari bamutumiye ati buriya wasanga shera ari muhana, harimo umukobwa mwiza, yajya hariya muri healing center ati bura arimo akahakura undi. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona urugo rw'umuvuga butumwa rwubakitswe hejuru y'imyaka 5, 6, 7. Abo bantu muzabashira igikombe mu kibahe n'abahanga. Kubeshya nicya. None wamubaza uti se sheri wanjye inzira ishyurwa abana baziga ngo na nyuma ya zera Imana irakora. Ibyo se wabibwira umwana usohotse mu migina? Nayavuganye nabo. Abagore bakunda ibigaragarira amaso yabo. Kora ndebe iruta vuga numve. Niyo mpamvu ngewe nisabire uyu mugore wa Ezekiyeli, ndamwinginze nshiye bugufi, ntantenguhe, ntabanteze, ntagaragare kuri iyi mihanda za kuvuga. Umbere imfura ucecekere iyo. Nareke tukomeze twivugire Ezekiyeli uri twivugire mugenzi wacu, ariko ndakwinginze wa mugore we, umbere imfura wibere iyo hirya. Kandi Yesu ajya yomora ibikomere. Hanyuma rero Ezekiyeli
nsoza nawe watatse abantu ntawe wigeze wubaha, ntawe watinye, buriya wumvaga umugore wawe waracishije inzaratsi zatuma adasohoka, ariko gashigira mushigu yaragiye. Ngiye kukugira inama rero nk'umuntu w'umugabo, nubwo utajya unyemera, inkuru wakoze zirimo ibyaha byinshi bigushinja cyane. Ijambo wavuze ngo nturi bumukurikire ujya gucyura ni ikimenyetso cy'uko utamukeneye. Bivuze ngo wagize amahirwe gusohokera mu buzima, worosoye uwabyukaga. Niba udashaka rero kuba mu gitabo cyanjye cy'abagabo bashenye, ngo nkushire kuri nimero numva nshaka ko ninjye ubahagarariye, ndakomeye. Genda wegere umuryango. Wavuze ngo ikintu cyakubabaje ngo nuko yakujyaniye umwana. Wa mugabo we, tujye twemera, yari kumugusigira ukamumarira iki? Tujye tubwizanya ukuri. Niba umugore azinze akagenda, mu by'ukuri tujye tubwizanya ukuri, nuko hari ikintu aba yabuze. Wenda iby'inzara tubyihorere, sibyo? Ariko burya umuntu asohoka hari ikintu yabuze. Mu bintu byamukuye iwabo hari ikintu aba yabuze rwose. Abagore bakunda amagambo meza, bakunda abagabo babitaho. Mugabo agataha kare akamuha imitoma, akamubwira ati sheri bimeze bite, ese uyu munsi bimeze bite, gahunda z'ejo zimeze gute? None hari n'ukubaza ngo ceceka wintesha umutwe, ntabwo ubona ibyo mba niriwemo, stress zigiye baniriwe niruka nihiringa wihiringa ubwejagura, nihiringa none urimo urambaza ubusa. Umugore agahita aziba, nyamara akagira ipfunwe ry'uko atabonye umwanya wo kuvuga icyari kimuri ku mutima. Yego ndakubita ingegera nkakubita n'imisega zazo byose nkahondera hamwe. Rero tubwizanye ukuri. Zekiyeli ca bugufi, niba ari n'abagushutse, niba ari n'inshinzi bagenzi bawe wabonye, abagore bose nyina ubabyara n'umwe, icyo akora icyo batandukaniyeho ni imiterere yabo. Ubwo uranyumvise? Urongorwa ku manywa n'urongorwa nijoro bose ni bamwe, ubwiza ukuri. Rero niba udashaka kuzicuza impamvu, niba uzi ko uyu mugore hari ibigeso 70 yari yarihanganiye, 30 ikaba ariyo yamuzengereje, irukanka mukurikire inzira z'ikigendwa, ugize umwako agakubitana n'umutipe ufite urukundo, cyane ko wamutwaye hari abandi baziranye. Nibyo njya mbwira abantu, ngewe narahiye ko ntatereta umugore mubi, sinjya mfuha mu buzima. Umugore nashaka abandi bagabo ntibamuterete, ntiyangerera mu rugo, kuko iyo wapfuye akurerera abana. Bivuze iki rero? Wasanga uyu mugore yari afite undi muntu nawe bavuganaga, akamubwira to kugira wicwe n'agahinda, n'ubundi warambenze, ugenda umbwira ngo Imana yakumbujije, bakuntwara bitwaje ngo barasenga, ngewe ndacyagukunda, reka nguhabure noneho, nge ndacyagukunda, iyizire nibereye Uganda cyangwa se nibereye Icyangugu cyangwa ndi Gisenyi, fata imyenda yawe, ntugire ikintu cye ugira ute ukoraho, wiyizire. Bakaba bari kumuhata ikintu bise imitomo, ubundi kugira ngo Imana ikuduhe neza natwe twihorera ibyo wakoze, ubundi agatara kakagucumba ku mutwe koko, ugahura n'inshinzi ya original. Yesu ntazifite gasa. Uyu mujyi urimo inzego, uyu mujyi wa Kigali urimo inzego, ngagahura n'inshinzi. Kanivuganira n'abagabo b'abahehesi byacanze nigendere. Abakobwa beza bavuka buri munsi, abagore beza bavuka buri munsi. Ntago wazarongora abakobwa beza bose bari Kigali ngo uzabaheture. Nakugira inama yo gufata icyemezo, uwo nguwo wakwemeye uri sugabo, ari ntacyo uri cyo, kwigondera mu cikopo utabishoboye, kwigurira isogisi utabishobora, kurya utunzwe n'amandazi na capati byo muri kantine na bwa bushimbo bwa desa n'itasi y'igikoma, nabwo ubutuna ku maso bwakuzengereje, akemera kubana nawe ugatunagurika, akabikavaringa ntaguhise. Dore umugore ni uwo nguwo muvandi. Nakugira inama yo kumusohokana ukamubwira uti mugore wanjye, sori ibyo twapfaga bitagendaga bishire, umbabarira amafuti yose, impamvu nitabye nitaba abantu ngo za sheri naki, ngutera ibikomere n'umubabaro, umbabarira. Uwo niwe mugore. Naho amatayi
abana barayafite bro, amasura nta kintu murabona. Uyu mujyi wa Kigali uri mwabana, noneho batuzaniye n'abanyetiyopiyakazi, urumva hatarahiye. Shani mwubake shahu, impamvu mutuvuga nuko muzi ko nta ngo tufite, ariko ni mwubake. Umuntu wese uzi ko bitarasembuka ngo bigere ku rwego rwo guturika bijya hanze, namugira inama yo gusudira akadoda kabikomeza. Nta gaciro ko gusenya kabaho. Ni ukuri ntako birababaza. Utaha ukisanga niba hari ikintu nabonye kiryoha, uzi kwambara isogisi utafuze gasanga isengeri iranitse, mugoro twenda yatuzinze, kandi urabizi ko watereraga aho wiboneye. Ibintu byose biri ku murongo, gusubira muri bwa buzima wavuyemo. Akasorori karapfundikiye nubwo ari uburagara n'ubutoryi, ariko ntari birenze nyine. Warangiza ngo ariko ari ikintu nibaza, iyo musohotse mu rugo muvuga ko mugiye mu kazi. Aka kantu nashaka ukakubaza nk'umunyamakuru, muvuga ko mugiye mu kazi? Tuba turi mu kazi. None ariko tuba tuyiguse gase. Ntago mbizi nyine ukumva. Urabona nicanye nawe isaha n'iminota. Ukabwira umugore wenda nkawe uribana. Ukabwira umugore n'abana ukabwira uti ugaterura mashini na kamera uti ngiye mu kazi guhiga ubusutwa, kandi nawe babukuzanaho ukabyimba. Oya Ezekiel ikintu namukundiye mu kiganiro cyaravuze ngo Gasa nta kundi nanjye naricaye nota abandi. Nuko azi neza ko atari gukira abantu, nahame hamwe kagiwa mugarura. Shara umugome. Ntago ndi umugome. Umva ukuntu yavuze mbikubwira nibishana nasoza. Ati nanjye naricaye nota abandi. Iyi niyo rero turu yanjye yuko nanjye mvugwa. Nanjye nimwicare mu nyote. Agezweho asanze ari nimero ya kangahe? Ati nimwicare mu nyote kuko nanjye nose abandi. Gasareka nkubwire. Rero nibishaka. Ezekiel yavuzwe. Gute se? Ezekiel ntago yavuzwe. Niyo mpamvu nawe yahise ngo akora kiriya kiganiro. Uriya n'umubu wa murumye. Uriya n'umubu wa murumye, iyaba ari nk'isega ya murumye cyangwa ari nk'uruyuki rwa mudwinze cyangwa ivubira ikamuruma. Impamvu ari umubu wa murumye nuko ari uri kubwejagura wizanye, hanyuma se agize umwaka umugore akaza. Manje ndimo ndamusabira ngo umugore ntaze kuri iyi mihanda. Ubwo nta kintu urumva munagize ngo wankurikiranye. Madame Ezekiel, I'm sorry my dears, ndakwinginze ntugaragare kuri kamera. Dusengere twitahire, byari biryoshye. Ikiganiro cyawe ndagikunze, harimo amasomo menshi. Harimo niwe mugabo umwe muri bakeya wumva ko ubuhehesi ari ikibazo gikomeye cyangwa se ari bibi. Bitera ubukene. Mu gihe ubwira umugabo akakubwira ati nta mugabo uhora ku ndimwe. Oya. Ni ukuri benshi niyo mico bafite, ariko wowe urumva ko wafasha n'abantu gusigasira umuryango nyarwanda. Shaka gusenya nibi Gasa. Yego Imana rero iguha umugore ukwiye kandi ikomeze. Oya ngewe umugore ukwiye se nuwe ngize Imana Doroteya ibyamuteye. Ukwiye nyine na Doroteya ashobora kuzagaruka. Buretse nkubwiza ukuri Gasa, nukuri abantu batagira ngo ni brag nuko ndi imbere ya kamera, sibyo? Kuva 2017 kugeza uyu munsi bari imyaka iciye. Abo banshinja nibyo banshinja nakazi kabo. Yego. Sibyo? Ubaka kanya turi kuvugana iyo myaka ntago ari mikeya. Ntago nabuze umuntu njyana mu murenge ngo mugire umugore. Sibyo? Yego. Shobora gugutereta akakanya Gasa. Saa 8 nakibuka imfura yanjye. Yego sha. Akubwira ni rero soro mbabarire. Birarangira bivuyemo iwaya. Ahita mbivamo. Kuko mu mushinga nari mfite waro kwita ku bana ba. Okay, wenda mbita ariko simbito nkuko nkuko bishaka. Sinabasohokana, sinavuga ngo tujye mu mujyi bagura ibipupe bakine nibyo bashaka. Rero ibyo bintu birambabaza, sibyo? Ishema rya mbere wa mugabo we ni umuntu uri kukwita papa. Daddy. Ishema rya mbere wa mugore we ni umuntu uri kukwita sheri, madamu, mama runaka. Mama bene, ako kantu rakumva. Pape dizo. None se sansi irimo ariko two tuntu muratwumva. Erega murahaze sha ni musenye murahaze. Dusengere twitahire nibishaka kandi wakoze cyane. Reka dusenge. Yego. Mana ni wubakire abo byari bigiye gusenyuka, kandi abafite icyifuzo cyo kubaka ubahe ababakwiriye.
ikiruta byose ijambo ryawe rikomeze kwamamara, uturindishe ubuntu bwawe. Abafite ibikomere ni wowe wenyine ufite umuti wo kubyomora. Dusengeye abadukurikirana ku Gasaro TV no ku Iriba ry'Abera TV, bahabwe umugisha n'Imana mu izina rya Yesu, amen. Abantu bahite bakanda akanyenyeri bangurire n'inuza, babwira ariko nimero yawe ni iyihe? 830102. Deni umuntu nubakiye ahita akanda akanyenyeri. Ni ukuri kw'Imana. Subwo ntago nkoze umuti Rwose umuntu bikora ku mutima. Mwanzara agasenya sha. Aza kuza gukora umuti akohereza akantu. Sibyo? Mwanzara agasenya sha, mwakira ibyanyu sha. Urakoze. Gasaro TV.